Turagushuje mu izina ry'Umwami wacu Yesu Kristo, amahoro y'Imana nabane nawe, namwe mwese mukomeje kudukurikira kuri Agira Neza Yesu TV, namenye ukuri nonaha. Amahoro y'Imana nabane namwe. Muri aka kanya tugiye kubabwira ibintu bine ufite ku mubiri wawe cyangwa ugendana ku mubiri wawe ushobora kurinda Imana ikakwita intungane. Ubwo rero ibyo bintu bine tega amatwi tubikubwire, kandi ibyo bintu bine nubirinda Imana izakuvuga ibigwi nk'uko yavuze kuri Yobu, ikamwita umukiranutsi, ikavuga ngo ubonye umukiranutsi wanjye, imwirata kuri Satani. Ibyo bintu bine ndahamya ntashidikanya yuko Yobu yari yarabirinze. Ibyo bintu bine rero, icya mbere reka nze nkikubwire. Icya mbere nurinda inda yawe, icya kabiri ukarinda ururimi rwawe, icya gatatu ukarinda amaso yawe, icya kane ukarinda amatwi yawe, Imana izakwita umukiranutsi. Nta kabuza ijuru uzaba urisinyiwe kuko uzaba warinze ibyo bintu bine. Ibyo bintu bine rero nubirinda Imana izakwita umukiranutsi, kandi ijuru rwose uzaba urisinyiwe. Muri ibyo bintu bine rero, wenda ndaguha ingero kuri kimwe z'abantu barinze bakarinda icyo gihe Imana ikabita abakiranutsi cyangwa bakanesha. Iyo dusomye mu gitabo cya Daniyeli igice cya mbere ku murongo wa 5 kugeza ku wa 6, nta kibazo nushaka kumva izo nkuru za bariya basore bane bari baranyazwe bakuwe mu gihugu cyabo bakajyanwa mu bunyage i Babuloni, uzabyumva neza. Bari abasore bane hari harimo n'uwitwa Daniyeli. Abariya abasore bane bajyanwe hari i Babuloni bakiri abasore b'imigenda, ariko hari ibyo bari baratojwe mu gihugu cyabo ko batazigera bahemukira Imana y'Abaheburayo. Baza guhura n'ingorane, babajyana ari imbohe, barabanyaga babajyana mu gihugu kitari icyabo, babajyana i Babuloni aho bakoreraga ibigirwamana, aho basengaga ibigirwamana, i Babuloni aho bakoraga ibyaha byinshi cyane, batazi Imana rurema, batazi Imana yo mu ijuru, batazi Imana umukiza, ahubwo basenga ibigirwamana, ahubwo basenga barya ibyo kurya by'ibiterekezanyo, banywa vino z'interekezanyo. Igihe kiragera rero bariya basore babatoranyamo ngo bazajye kuba ibwami, bige iby'i Babuloni cyangwa bige iby'ubwenge bw'i Babuloni. Ariko bariya basore nubwo babatoranyije, hari icyo bari baramenye bakiri iwabo, hari ibyo mbese hari Imana bari barahishuriwe, hari Imana bari baramenye. Nubwo bari bamaze guhura n'ingorane, bajyanwa ari imbohe, bajyanwe ari abanyage, bakajyanwa mu gihugu kitari icyabo, ariko bagezeyo bahagarara ku Mana bamenye, bahagarara ku ijambo. Ubwo umwami yategekaga ngo mu myaka 3 nibabahe ku byo kurya aryaho n'ibyo kunywa anywaho ariyo vino, ariko bariya basore bari bazi neza ko ibyo kurya umwami aryaho n'ibyo kunywa umwami anywaho byose ari baba babiterekeje cyangwa biba byandujwe. Bariya basore banga kurya ku byo kurya by'ibwami, banga kunywa vino y'ibwami, baremera basaba uwari ubashinzwe, arababwira ngo hoya, we kuduha ku byo kurya by'ibwami nubwo ari byiza, we kuduha ku byo kuri vino y'umwami, ahubwo twihere udushyimbo gusa, nta kintu bitwaye. Erega umuntu wamaze kumenya ikibitsano, wisobanukiwe, ntagapfa gufatafata cyangwa ntagapfa kurya ibyo abonye. Umuntu wamaze kwisobanukirwa
akimenya, akisobanukirwa, akamenya ikibitsanyo cy'umwuka kiri muri we, ntabwo abasha kurya ibyo abonye, ntabwo abasha gufata ibyo abonye. Bariya basore bane bari barisobanukiwe, bamenya abo bari bo, bamenya ko ari Abaheburayo, bamenya ko ari abana b'Imana, bamenya yuko ari abana b'Imana isumba byose. Banga kurya ibyo kurya by'umwami aryaho, banga no kunywa kuri vino umwami anywaho. Babasha guhagarara bashikamye, babasha guhagarara birinze, barinda inda yabo. Bamaze kuyirinda, ni ukuri Imana irabashyigikira. Nawe rero muri aka kanya, wowe uduteze amatwi, ntuzemere yuko Satani cyangwa umuntu aza gutegera ku kintu ngo akubwire ngo kora iki, akujyana mu cyango, kora iki kugira ngo ubashe kubona amafaranga yo kurya. Kora iki, koreha, nyuraha, 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 kugira ngo ubashe ngo kubona amafaranga agutunga muri ubu buzima. Ni byiza pe gukorera amafaranga, ariko gukorera amafaranga, ariko ugakorera amafaranga anyuze mu mucyo, atari amafaranga akujyana mu byaha. Aba basore bahagaze ku ijambo, igihe kiragera Imana irabashyigikira, ibaha baranesha, birinda kuyoborwa n'inda, kandi baratsinda. Ubwo abangaba Daniyeli na bagenzi be, igihe kiragera, ubwo bari babategeye ku nda, ariko baranesha. Igihe cyarageze rero, aba basore nibo haje kubonekamo abo bari barahinduriye amazina, harimo Saduraka na Meshake na Bedenego. Nubwo bari barabahinduriye amazina atariyo bitwaga bakiva iwabo, ariko bamaze kubahindurira amazina, n'ubundi nk'uko babahindurira amazina yabo, ni nako n'ubundi izina ryabo ryaje guhinduka ari Babuloni, abari abanyage. Noneho kubera ukuntu Imana yari kubakoresha ibitangaza, bahinduka abantu bakomeye cyane muri kiriya gihugu cy'i Babuloni. Nanjye muri aka kanya ndagusaba kugira ngo ukore, wihangane, urinde inda yawe, wirinde ikintu cyakujyana mu byaha, kugira ngo ucumure ku Mana, Ndagira ngo nkutangarize ngo umuntu ntabwo utegera ku nda uzamubwire ko utari imbeba. Imbeba niyo bategera ku nda, imbeba niyo bategera ku byo kurya. Ntuzemere, uzahamye, uhamirize mu mutima wawe, uhamirize abantu bose bashaka kugutegera kuri ibyo, uvuge ngo nk'uko Saduraka na Meshake na Bedenego bahamirije mu maso y'ab'i Babuloni, bakavuga ngo Imana yacu ibasha kudukiza, naho itadukiza ntituri bubashe kubararira iki kigirwamana. Aba basore baravuze ngo Imana yacu twizeye, naho tutarya ibi byo kurya by'ibwami nubwo ari byiza, naho tutanywa kuri iyi vino y'umwami, tuzi neza ko umwami uko adushaka ariko azatubona. Mutwihere udushyimbo gusa n'amamininwa, ubundi ibintu bizagenda neza. Ni ukuri Imana irabashyigikira. Nawe emera urye ibyo kurya biringaniye, cyangwa Imana izagushyigikira rwose, uzabaho neza nta kibazo. Urakoze rero, iri ryari ijambo ry'Imana nari ndimo nkubwira. Imana ikomeze idushyigikire, kugira ngo rero uzabe gukomeza gukurikirana video zacu, kora subscribe na like. Imana iraguha umugisha. Amahoro y'Imana nakomeza abane namwe, turabakunda, kandi Imana ikomeze ibane namwe mu mirimo